Yesu azi gukiza. Yesu ashimwe bavandimwe, reka iki gitondo mbasuhuze, amahoro y'Imana abane namwe. Dukomereje hamwe kwiga igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Twatangiye ejo igice cya 24, igice kitubwira ibyo kunywa. Twatangiye tureba umugabane wa mbere watubwiraga amazi yo kunywa. Twabonye ibyiza by'amazi, haba mu kuyakoresha nk'ubuvuzi, kuyakoresha nk'ikinyobwa cya buri munsi, kuyakoresha igihe umuntu afite umuriro, ndetse tubona n'uburyo bwiza bwo kuyakoresha. Uyu munsi rero tugiye kujya ku mugabane wa kabiri uvuga ngo icyayi n'ikawa. Wo ntabwo turi burebe wose, ariko tugiye kureba ingingo ebyiri. Iya mbere iravuga ngo ingaruka z'ibikabura umubiri bikomoka ku ikawa n'icyayi. Noneho iya kabiri ikavuga ngo ingaruka mbi zituruka ku zindi mpamvu. Akagingo ka 732, Ellen G. White aravuga ngo ibyo kurya n'ibyo kunywa bikabura umubiri byo muri iyi minsi ntibituma abantu bagira amagara mazima. Icyayi, ikawa n'itabi byose bikabura umubiri kandi bifite uburozi. Nta kamaro bifitiye umubiri. Ikindi kandi byica umubiri. Niba dushaka gukura tukaba abantu birinda, tugomba kwitandukanya nabyo burundu. Icyayi ni uburozi mu mubiri. Abakristo bagomba kukireka. Ikawa nayo ni kimwe n'icyayi, ariko ingaruka zayo mu mubiri zirushijeho kuba mbi. Ingaruka zayo zishingiye ku gukabura umubiri ku rwego rumeze nko kuwongerera imbaraga, ariko ku rundi ruhande ica intege umubiri ugahinduka igisenzegeri. Abanywi b'icyayi n'ikawa usanga mu maso habo higaragaza. Uruhu rwabo rurakobana, ugasanga rudafite ubuzima. Nta mucyo w'ubuzima urangwa mu maso habo. Gukoresha icyayi, ikawa n'ibiyobyabwenge nk'urumogi n'itabi bitera indwara nyinshi kandi zinyuranye. Ibi byose bigomba kurekwa, atari kimwe gusa, ahubwo byose uko byakabaye, kuko byose byica kandi bigakenya imbaraga z'umubiri, iz'ubwenge n'iz'intekerezo. Ubuzima bwiza busaba ko ibyo byose bireka gukoreshwa. Ntugakoreshe icyayi cyangwa ikawa, inzoga, vino ihiye n'ibindi binyobwa bifite alcohol. Amazi nicyo kinyobwa kiruta ibindi byose mu koza ingingo z'umubiri. Icyayi, ikawa n'itabi hamwe n'ibinyobwa bisindisha bifite ingero zitandukanye mu nzego zidasanzwe mu gukabura umubiri. Imbaraga z'ikawa n'icyayi, nk'uko twabibonye mbere, zimeze nk'iziri ku rwego rumwe na vino ihiye, ibinyobwa bifite alcohol nyinshi bita likeri ndetse n'itabi. Gukoresha ikawa byica ubuzima. Ikawa ishabura ubwonko, ikabukoresha ku buryo budasanzwe. Ibyo bigakurikirwa no gucika intege, umubiri ukaba igisenzegeri, imbaraga z'ubwenge, iz'intekerezo n'umubiri zikagagara. Ubwonko bugubwa nabi, kandi iyo hatabayeho imbaraga zo guhagarika ako kamenyero, imikorere y'ubwonko iragabanuka bidasubirwaho. Ubwo buryaryate bw'imyakura bugabanya imbaraga z'ubuzima, maze gucogora kw'imyakura kugatera ubwihebe, guhubuka, gucika intege, haba mu ntekerezo ndetse bitewe n'imbaraga zirwanya imikorere y'iby'umwuka. None se koko abashinzwe ibyo kwirinda n'ivugurura ry'ubuzima ntibakwiriye gukangukira kurwanya ibyo bibi byose biterwa n'ibyo binyobwa byica umubiri? Mu bihe bimwe ntibyorohera abantu kureka akamenyero ko gukoresha icyayi n'ikawa, nk'uko bitorohera abasinzi kureka inzoga. Amafaranga akoreshwa mu kugura icyayi n'ikawa aba ameze nk'ariwe n'imbwa, kuko ibi binyobwa byica ababikoresha kandi ku buryo buhoraho. Abakoresha icyayi, ikawa, urumogi na alcohol babasha rimwe na rimwe kurama imyaka myinshi, ariko iyo si impamvu ituma
ibyo bikaburamubiri bikwiriye gukoreshwa. Ibyo aba bantu bananiwe gukora bitewe n'ako kamenyero kabo kabi ko kutirinda bizagaragara ku munsi ukomeye w'Imana. Abakoresha icyayi n'ikawa ngo bibongerere imbaraga mu kazi bazasobanukirwa n'ingaruka mbi z'imikorere y'ibyo binyobwa babiboneye ku kurwara kw'imitsi ikajya isusumira ndetse hamwe no kubura imbaraga zo kwitegeka. Igihe imitsi cyangwa imyakura inaniwe ikenera kuruhuka igatuza. Imiterere y'umubiri ikenera igihe cyo gusubizwamo imbaraga wakoresheje, ariko niba imbaraga zawo zikomeje guhagurutswa bidasanzwe n'ibinyobwa biwukabura, igikurikiraho ni uko iyo mikorere ikomeza ityo igenda icogoza imbaraga nyakuri z'umubiri. Mu gihe runaka, bitewe n'ubwo buryo budasanzwe bwo guhagurutsa imbaraga z'umubiri, umuntu abasha gukora umurimo munini, ariko bikazagenda biba ingorabahizi gukoresha imbaraga mu bintu runaka, maze ku iherezo imikorere y'umubiri wacogoye ntitume ubasha gukora ibyo usabwa. Ingingo tugiye gusoreza iravuga ngo gusorezaho iratubwira ngo ingaruka mbi zituruka ku zindi mpamvu. Ingeso yo kunywa icyayi n'ikawa ni mbi bikabije kuruta uko benshi babitekereza. Benshi bimenyereje gukoresha ibinyobwa bikabura umubiri, barwara umutwe n'indwara z'imitsi, kandi igihe cyabo kinini bakimaraga kwa muganga. Bibwira ko badashobora kubaho batanywa ibikaburamubiri, kandi ntibamenye ingaruka zabyo ku buzima. Ikirushaho kuba akaga kandi ni uko ingaruka mbi zabyo zitirirwa izindi mpamvu. Munyemerere dusoreze aha ngaha, mbifurize umugisha w'Imana muri uyu munsi. Mugire amahoro.